Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu kandi mbifurije kugira igitondo cyiza cy'umugisha. Dushimiye Imana muri iki gitondo duhaye iki gitondo, izina ryayo nirihimbazwe. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana turi busange muri Zaburi 115. Turasoma umurongo wa 12, wa 13, n'uwa 14, n'uwa 15. Handitse amagambo avuga ngo Uwiteka aratwibutse, azaduha umugisha, azaha umugisha inzu y'Abisiraheli, azaha umugisha inzu y'Abaroni, azaha umugisha abubaha Uwiteka, aboroheje n'abakomeye. Uwiteka abagwize, abagwizanye n'abana banyu. Muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Muri iki gihe turi mu mpera z'umwaka, kandi bamwe na bamwe bakaba bongera kwibuka ivuka rya Yesu Kristo, mbazaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka aratwibutse. Ahaherutse twaganiriye ijambo rivuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo. Hanyuma rero noneho reka tuvuge ngo Uwiteka aratwibutse. Impamvu atwibutse nta yindi ni uko turi mu mpera z'umwaka, kandi tukaba twumva mu mitima yacu dufite gutunga uwo mwana. Ndagusabira rero iki gitondo kugira ngo utunge uwo mwana, kugira ngo ube mu bibukwa n'Uwiteka. Iri jambo riratubwiye ngo Uwiteka aratwibutse, azaduha umugisha, azaha umugisha Abisiraheli bose, ahe n'umugisha Abaroni. Ni iki rero bishatse kuvuga? Nimuze dutegure imitima yacu muri izi mpera z'umwaka, twe gushayisha mu bibi, ahubwo tuba bo gushaka ubwami bw'Imana, kugira ngo tube mu bo Uwiteka yibuka. Kandi ni iki kindi bitubwiye? Harimo aho yavuze ngo azaha umugisha abubaha Uwiteka, aboroheje ndetse n'abakomeye. Ni iki bivuze rero? Nimuze tugire kubaha Uwiteka, dore ko n'umwanditsi umwe yanditse ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Yobu niko yabyanditse ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Rero nimuze tugire kubaha Uwiteka, kubera yuko umuntu wa mbere Uwiteka azibuka n'uwo wubaha Uwiteka, haba ku manywa na nijoro, yaba akomeye yaba yoroheje. Ikindi kintu ijambo ry'Imana ritubwiye ko uwo muntu Imana izamuha umugisha, nyuma yo kumuha umugisha ikamwibuka. Hanyuma ku murongo wa 14 haratubwiye ngo Uwiteka abagwize, abagwizanye n'abana banyu. Ni iki bishatse kuvuga? Niba ndimo nubaha Uwiteka, naba nkomeye naba noroheje, ndi umugabo mfite urubyaro, Uwiteka azangwiza, angwizanye n'urubyaro rwanjye. Niba ndi umumama, Uwiteka azangwiza, angwizanye n'urubyaro rwanjye. Niba ndi umusore cyangwa ndi umukobwa, Uwiteka azangwiza, ndetse mu kunyibuka kwe ashobora no kungirira neza, akampa urugo. Mu yandi magambo, nimuze tubwire Imana ngo turifuza kukubaha, turifuza kugukiranukira, kugira ngo nawe iyi migisha yose uvuze itugereho, utugwize, hanyuma utwibuke. Amen. Nicyo umwanditsi umwe yandikishije, aravuga ngo nugira umwete wo kubaha Imana no kwitondera amategeko yose gutegeka uyu munsi, avuga imigisha izakuzaho ikakugeraho mu gutegeka kwa 2 mu gice cya 28. Muri iyo migisha harimo imigisha myinshi. Rero hiyongereyeho indi migisha ivuga ngo Uwiteka azakugwiza, Uwiteka azagwiza urubyaro rwawe, Uwiteka azakwagura, Uwiteka azakugira ukomeye. Ikiruta ibindi ni uko akwibutse. Muri uku kutwibuka rero, aduhe gutunga uyu mwana bamwe na bamwe bitegura kwizihiza ivuka rye, aduhe kumutunga mu bugingo bwacu, kugira ngo bidutere gutunga imitima y'ubwenge, duhindukirire Kristo, maze tuvuge ngo dore nguyu ndamureba, azanywe no kongera kunyibutsa yuko nkwiye guhagarara mu mwanya ndimo, nkwiye kuba ntunganye, nkwiye kuba mpagaze neza, bityo bitera Uwiteka kunyibuka. Nshimishijwe n'Imana rero muri iki gitondo yuko Uwiteka twibutse, kandi iyo yibutse abagabo ntagasiga abagore, iyo yibutse abagore ntagasiga abakobwa, iyo yibutse abakobwa ntasiga abasore, iyo yibutse abasore ntasiga abana bato, yabo bose abibutse, ntago asiga igihugu. Iyo yibutse igihugu yibuka itorero, kandi ibyo byose Uwiteka
icyo atubwiye muri iki gitondo ni kimwe mu ijambo rye, arabihamije, aravuze ngo aratwibutse. Mbese nawe urifuza kwibukwa n'Imana? Urifuza ko muri izi mpera z'umwaka abantu bahura n'ingorane z'uburyo butandukanye Imana ikwibuka? Urifuza yuko muri uku gusoza umwaka Nyagasani atwibuka? Reka twese dufatanirize hamwe kuvuga ngo amena, ahasigaye dusozeho ngo bibe bityo. Kandi mbifurije guhirwa n'Imana mu byo mukora byose muri izi mpera z'umwaka. Ukuboko kwisumba byose kubane namwe, natwe twese Uwiteka yongera twibuke, kandi izina rye rirushaho guhabwa icyubahiro. Murakoze rero, ni iryo jambo ry'Imana nifuzaga kubatangariza muri iki gitondo, ryongera kutubwira ngo Uwiteka aratwibutse, kandi nawe akwibuke mu izina rya Yesu, nanjye anyibuke n'imiryango yacu ayibuke. Shalom shalomeka. Unyuzwe n'ijambo ry'Imana ntukabure gusiga inyunganizi yawe, kuko nayo ni ingenzi. Imana iguha umugisha.